nshuti mwene data, reka twumve ubuhamya bw'umushuti wacu watwandikiye atubwira uburyo yabayeho mu buzima bwe, ndetse ushobora gusanga nawe hari icyo byagufasha. Nitwa Solange, ndi umukobwa wavukiye mu muryango w'ababyeyi bakomeye. Papa yari umupolisi ukomeye mu gihugu, ndetse mama yari umuganga uzwi cyane. Twari dufite inzu nziza, imodoka nyinshi, nta cyaburaga mu rugo, yaba ari ibyo kurya, yaba ari ibikinisho. Nk'umwana nta kintu na kimwe nasabaga ngo nkibure. Ariko muri iyo nzu ibintu byose, ikintu kimwe nabuzemo cy'ingenzi rwari urukundo rw'ababyeyi. Ibaze ko papa yahoraga mu kazi, rimwe na rimwe akaza mu rugo agahita asinzira kubera umunaniro. Mama we kubera kuba umuganga, hari n'igihe atararaga mu rugo, yahoraga mu bitaro, rimwe akamara n'iminsi yewe ataza mu rugo. Mbese ubuzima bwanjye bwose narerwaga n'umukozi wo mu rugo. Umukozi wo mu rugo yari yaragiye ambera nk'umuvandimwe, ambera inshuti. Mbese niwe twavugaga ngo turareba agafilime, niba tugiye kurebana agafilime, niba ngiye gukina niwe twakinanaga. Ni ukuvuga ngo kuva mu gitondo mu buzima bwanjye kugeza nijoro, umuntu twabaga turi kumwe nabashaga kubona yari wa muntu wakoraga mu rugo bitaga umukozi wo mu rugo. Mu by'ukuri urukundo nabashaga kubona rwari urwa wa mukozi, kuko niwe twirirwanaga, niwe twaganiraga, niwe twakinanaga. Nta na rimwe nari narigeze nicana na papa cyangwa na mama ngo bambwire amagambo y'urukundo, kubera ko buri gihe iyo twahuraga bananiwe, cyangwa mu kimwe bari kumbwira ngo batubwiye ngo wakoze ibi, ngo kuki wakoze ibi, ngo ibi ni amafuti. Ugasanga rimwe na rimwe batangiye kundeba nabi ndetse no kundakarira, nanjye bitangira gutuma noneho ntumva mbatinye, nkajya numva ahubwo ntakeneye no kubabona bageze mu rugo, kuko iyo bazaga numvaga mfite ubwoba bw'ikindi bari buvuge ngo nakoze. Mu ishuri iyo najyaga kwiga, abandi babonaga ko mpora nambaye neza, reka noneho maze kugera no muri segonderi banguriye telefone, nabaga mfite n'amafaranga yo gukoresha, nta kintu naburaga, dore ko nigaga no ku kigo cyiza. Ariko imbere muri njye nta kintu nari mfitemo. Mu by'ukuri ababyeyi icyo bashaka kumpa icyo ari cyo cyose cyizwe ko ari ikintu gifatika cyo kuri iyi si barakimpaga, ariko mu mutima wanjye nta kintu nari mfitemo. Ngibyo ibyanjye rero, kutagira umubyeyi ukuganiriza ngo akubwire ikibi n'icyiza, uretse kuba yakwereka ko nyine ari mu kazi, ngo afite ibyo akuzaniye, ngo afite ibyo aguha ushaka. Yewe ntanjye najyaga mbihindura nk'imikino, uko baje nkavuga ndumva nshaka iki bagahita bakigura. Ubwo rero kuri bo bumvaga ko ariko koko bahaye urukundo umwana wabo, kandi muri njye ntabwo nabonaga uretse ibyo nabonaga bampa. Yego nubwo nari mbikeneye, ariko nta kintu nabibonagamo. Mu by'ukuri njye nabifataga nk'ugiye kubikoresha nirata ku bandi bana b'inshuti zanjye, ku bandi bambona ngo babone ko nsa neza, babone ko mfite buri kimwe, babone ko nyine mbayeho nk'umwana usohoka muri cya gipangu. Ariko muri njye mu mutima wanjye nta kintu nari mfitemo, nari mbabaye pe. Uko rero nari narageze muri segonderi, ababyeyi bari baranze ko njya kwiga ngo no muri interna, ngo ntago najya ahantu kure ngo aho batambona, kuko ngo muri interna ngo abandi bana banyigisha imico mibi. Ariko baribeshyaga, nigaga ntaha yego mu rugo, ariko se ababyeyi n'ubundi ko ntababonaga. Ntago nabonaga kuko mama yahoraga mu kazi, papa nawe yatatinze akaba yananiwe. Wibuke ko wa mukozi wo mu rugo niwe wari inshuti yanjye. Uwo mukozi rero rimwe na rimwe akanamfungurira nimugoroba kugira ngo mbashe kwisohokera. Nari maze kugira inshuti zabo twigana b'ibirara, bakajya bambwira ati isaha izi n'izi bamaze gusinzira, saa munani z'ijoro, saa 9, saa ngahe, saa 7, usohoke uza tujye kukwereka ahantu tujya. Ninjye wararaga mu kabyiniro, mbese tukarara mu mafuti. Ubundi byajya gucya mu gitondo nkabona ngiye nasubiye mu buriri. Ubwo byabaga ari nko muri weekend, nkongera nkaryama, nkabumvisha ko mba ndushye, ko nshaka kuruhuka. Utwo tubyiniro rero inshuti zatangiye kunjyanamo, niho natangiye kumva ko ariho mboneye ubuzima, kuko habaga hari umuziki tukabyina, nkumva nyine ibintu byose natekerezaga ndabyibagiwe. Nakwinywera noneho n'inzoga, gahita numva ubwonko bubaye nk'ubusibamye, nkumva ubuzima nyine n'ubwo ngubwo. Irungu nagiraga mu rugo, rwa rukundo nari ntegereje ku babyeyi, numvaga byose ntangiye kubyibagirwa. Aho rero
niho ubuzima natangiye kubuhindurira ubuzima bw'akabari, ubuzima bwa bundi bw'ibibazo bwo guhora hanze, bwo guhora nshakisha uburyo ngomba gusohoka inzu nkaza kwinjira mu gicuku, ariko ibyo ntacyo byari bintwaye kuko numvaga n'ubundi ariho mboneye ubuzima. Nubwo ngiye gutoroka inzu, nubwo ndi bwinjire nyonyomba nshaka aho mfumurira, ariko numvaga ari bwo buzima. Aho rero nyuma y'ibyo byose nabagamo, nibwo nisanze naratangiye no kujya mu busambanyi, mu ngeso mbi, mbese urabyumva nta kindi byari bunzanire. Maze ngiye kubona mbona ntwaye inda. Aho rero niho noneho natangiye kugarura amaso, ndavuga noneho ndapfuye. Ba babyeyi bankangaraga, bambwiraga noneho ubu noneho ndabanyura hehe, ndababwira iki, ndajya hehe, inda ndayijyana hehe. Numvaga nta n'ahandi ngiye kubona noneho najya kuba, kuko noneho numvaga ubuzima bwanjye nubwo ntakundaga ibyo bampa, urukundo rwabo naruburaga, ariko numvaga n'ubundi nta yindi mibereho nagira, nta n'ahandi nabona njya gutura uretse nyine ku babyeyi banjye. Umukobwa nkanjye rero reka bimbana uruhuri, ibibazo bimbana uruhuri, naragenda tekereza, ndicara mbyibazaho, ariko bigeraho ndavuga nta kundi nabigenza, ngiye kubibwira ababyeyi, n'ubundi nibashaka banyice, nibashaka bangire gute, ariko nibo ababyeyi banjye. Nari nsubije amaso inyuma nsanga nta wundi wantabara uretse bo. Ariko nkimara kubibabwira bambwiye nabi, barambwira turadusebeje, twaguhaye buri kimwe, twaguhaye amafaranga, twaguhaye ibyo kwambara, ishuri tukwishyurira ikigo cyiza, none usanze wowe igihembo ukwiye kuduhemba cyaba ari iki ngiki. Ubu usanze kwiyandarika ari byo bitubereye, ku buryo abantu bose, inshuti zose, umuryango bagiye kutureba bakabona ko twakureze nabi. Nibi wari ukwiriye kuduhembera. Ariko ubwo bansomeraga bambwira ibyo byose, nta kintu nabashaga kuvuga kuko nari mbizi ko kuba naratwaye inda ari ikibazo, ko ningira n'amagambo nongeraho biraba bikomeye. Ariko ayo magambo yabo yarambabaje mu buzima ku buryo ntigeze mpfa kubyibagirwa, kuko ntago bari babizi ko icyo nari nkeneye atari amafaranga, ntago icyo nari nkeneye byari ibyo bambwira ngo ibyo bampaye ngo ishuri ryiza. Icyo nari nkeneye rwari urukundo rwabo, nirwo batigeze bampa, kandi baza ko niyo baba bararumpaye ibyo byose, ubwo buzima bwose nanyuzemo ntago nari bunyuremo. Gusa nyuma y'ibyo byose numvaga ntewe ipfunwe, numva nta gaciro mfite, bitewe n'uko kuntu nari ntwaye iyo nda, kandi nkabona ndacyari umwana muto, nkabona ubuzima bwanjye nyine burarangiye, nkabona ababyeyi nyine ntago bakinkunze nka mbere, ndetse n'urwo bari bamfitiye utwo duke tw'ibyo bampaga nabonaga nta kikiriho, mbese barandakariye. Mbona inshuti zose ntangiye kuzitakaza, kuko nari nsigaye numva ntagikwiye kujya hanze ngo abantu bambone ntwite. Ubuzima buragenda bumbana ibibazo bene data. Gusa nyuma hari umuntu wigeze kuza kudusura, wari inshuti ngo na mama, ngo yari umurwayi, ngo yakoreye neza, ngo noneho ngo aramwishimira, noneho asaba mama ko yazaza kudusura. Nuko ageze mu rugo ababwanirije ababyeyi, arababwira ngo umwana wanyu yarakwiye kuza tukaganira. Nuko ubwo ngeze muri saro, kuko sinari nkihagera, nta muntu wageraga mu rugo ngo numve nishimiye ko yambona, ariko namugeze imbere, arambwira ati nukuri mwana, Imana iragukunda kandi nukuri irakuzi, ubuzima bwose waba uri kunyuramo mbese buzahinduka bushya kuri wowe, wikwitinya, wikura n'icyo kigeragezo ngo nawe ubwawe wigunge, atahubwo shikama uhame hamwe ubone urukundo rw'Imana. Uwo mushyitsi yavuze iby'urukundo, nuko sinzi aho amarira yaturutse, ndaturika ndarira, kuko nanjye ubwanjye numvaga ntafite aho nahera mbwira ababyeyi ko nta rukundo bamfitiye, ko ntarwo mbabonana, kuko narigungaga, nabagaho nicaye, bari barampaye icyumba afitemo ibintu byose ari byo ngomba kubamo, ariko ntagira umwanya wo kuganira nabo. Ibaze nawe. Ariko uwo muntu yavuze ku rukundo, numva neza ari kuvuga ku kintu kindi mu mutima cyambangamiye kuva kera, ariko nabuze uko nabibwira ababyeyi. Maze ndaturika ndarira. Nuko ababyeyi nabo bari baraho ngaho barumirwa, bibaza ikibazo ngize, ariko numvishe ko uwo muntu yarazi ikindi mu mutima. Yarampumurije, nyuma atangira no kumbwira ko hari ahantu hari urusengero rwiza nkazajya njya gusengera, ko n'ubundi babimfashamo ibyo bibazo byose, uko kuganira n'Imana bikazatuma nongera kugaruka kuri yo. Ubwo rero nibwo natangiye kujya njya mu masengesho, ntangira njya kujya gusenga, mbona nibo bantu batangiye kunyakira, nkabona nta kintu bandebaho, nkabona ntibashaka kundeba nk'ufite ibyo mfite, nkabona ntibashaka kundeba mbese nk'ufite n'iyo nda, ahubwo nkabona baranyakira uko ndi.
nahise mbona ko ariho hari urukundo, uzigura n'umuntu ukabona araguhobeye ntacyo agusabye, ntacyo umusabye, ukabona mbese arakwiyegereje, kandi ni ukuri bya bindi wari ukeneye ukabona ko hari umuntu uri kubiguha, we mu gihe abo wari utegereje ko babiguha ukabona bo batabifite, ahubwo wundi utatekereza ukabona niwe ubifite. Niho natangiye kubonera urukundo rw'Imana. Aho rero niho natangiye gusobanukirwa urukundo rw'Imana ukuntu rungana, ko ari narwo nari nkwiye gushaka urw'ababyeyi, nubwo biba bigoye kuko uba uzi ko umubyeyi wakubyaye yakakwiye kuba agukunze, ariko naje gusanga urukundo rw'Imana Data wa twese wo mu ijuru rufite agaciro karenze urw'abantu twe twaba dutekereza cyangwa turi gushaka mu bantu. Rimwe twarasenze maze havamo umudamu umwe aravuga ngo Imana iravuze ngo dore umwana wanjye nari ntegereje aragarutse. Ni ukuri nkumva mbese nari nsigaye mba mu bihe byo kumva negeranye n'Imana, ntangira kumenya gusenga, ntangira mbese kujya mbyuka ngasenga, nkajya kuryama ngasenga, ubuzima bwanjye ntangira kubugira by'amasengesho. Ariko bene Data reka mbabwire, iyo mba ntananyuze muri icyo kigeragezo cyo gutwara iyo nda, sinibaza ko nari kuba narageze kuri Yesu. Ubu rero ndakubwiza ukuri, ubuzima bwanjye ni bushya, muri Yesu. Iyo mbonye uburyo nabagaho igihe cyashize ndi mu byaha, ndi mu mwijima, ntazi Imana, ariko Uwiteka agiye kuntabara, antabarira mu kigeragezo nk'icyo. Nyuma yo gutangira kumenyera amasengesho, kuba mu buzima bw'amasengesho, naragiye mpinduka umunyamasengesho, ariko Uwiteka arakora koko. Ibyo byatumye n'ababyeyi banjye bagarukira Uwiteka, batangira kujya bamenya gusenga, batangira kujya mu rusengero. Mbese Imana yakoze imirimo inyuza mu kigeragezo kigomba kumpindura njye ubwanjye, kandi kikampindurira n'ababyeyi ndetse n'umuryango wanjye. Nyuma y'ibyo byose nanyuzemo, yaba ari ukubura urukundo rw'ababyeyi nashakaga, yaba ari ukugwa mu ngeso mbi z'utubari, zo gusinda, gutwita inda, yewe Yesu yarankijije, yambereye umubyeyi wa wundi ntajya mburana urukundo. Ubu ni ukuri mbikuye ku mutima, ndavuga nti ndamahoro, mfite ibyishimo, mfite urukundo nyakuri nabonye mbese rw'Umwami Yesu Kristo, rwa rundi rumpora iruhande, handi mpora ngenda numva nezerewe, numva ndamahoro gusa mu buzima bwanjye. Inshuti mwene Data, niba nawe wumva mu mutima wawe warabuze urukundo, wumva nta gaciro ufite, wumva wihebye, ni ukuri ndashaka kubwira ko Yesu agukunda, nta cyaha atakubabarira, kandi ntaho atagukura, ntaho atakugeza, ahubwo wowe mwiyegurire, umwihe wese, nawe araguha ubuzima bushya. Ubwo bwari ubuhamya bw'umushuti wacu Solange watwandikiye, kuko yumvaga ashaka ko twabusangiza abandi, kuko hari icyo nawe bwagufasha. Rero niba nawe hari ubwo ufite wumva ko twasangiza abandi bukagira aho bubakura, bukagira aho bubageza, watwandikira kuri email yacu. Nshuti mwene Data, reka ngusabe ngo ntugende udakoze like, share na subscribe niba utarayikora, kandi ndetse nkomeje gushimira buri wese wakoze subscribe. Imana iduhana umugisha.